Yesu nashimwe cyane, amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza bikomeze bigwire hagati muri mwebwe. Dushima Imana cyane ikomeje kubana natwe, ikomeje guturinda uko bukeye n'uko bwije. Imana ibiri mu ruhande rwacu iteka ryose, niyo mpamvu tuba dore kuyishima iteka ryose, kuko ni Imana inyembera kandi Imana ishobora byose. Turashima Imana cyane ko iba yaturinze, ari wowe natwe ikaturinda, twese ikaturindira hamwe. Turi ku mpera z'isi zitandukanye, ahantu henshi hatandukanye. Imana ishimwe ko iba yagiye haba hose kandi ikagenda ihagera. Turayishimiye cyane kuko ni inyampuhwe, ni Imana y'imbabazi, ni Imana igira imbaraga, ni Imana yihagije iteka ryose mu byo ikora byose. Gusa mwese ndabasuhuje, aba tugiye kubana ubwa mbere ni Samuel Mutezimana, nkaba ndi umukristo ndubaha Imana. Imana ishimwe rero ko twongeye kubonana. Mwese ndabasuhuje, abari mu mpera y'isi, abari muri Amerika, abari za Australia, abari za Oceania, abari za Aziya, abari mu Burayi, abari muri Afurika, cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda n'abihugu duturanye, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda cyane cyane. Mwese ndabasuhuje, amahoro y'Imana akomeza kugera hagati muri mwebwe, kandi icyo imitima yanyu ishaka aba ari cyo mubona, aba ari cyo mubona muri rusange. Gusa mureke dusenge maze twumve ijambo ry'Imana Uwiteka tugeneye umunsi wa none, kuko ijambo ry'Imana umutsima utera imbaraga. Uri Imana nziza, turagushimiye kuri uwera, tugushimiye kuri umutabazi, tugushimiye kugira neza, tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko waturinze, watubaye bugufi, ntabwo wigeze utureka ngo tube twenyine. Watwohereje umwuka wawe wera muziranenge, araza abantu natwe aradufasha muri byose. Kristo ntabwo Icyubahiro. Ngushimiye cyane ko duhaye impano ikomeye cyane ari we Yesu Kristo, kugira ngo adatubere incungu y'ubugingo bwacu, kuko twebwe twari babi cyane, twari abo kugirirwa umujinya iteka ryose n'Imana. Ariko Imana ishimwe cyane bw'umugambi wayo n'ubuntu bwayo butangaje bwatumye itanga umwana wayo ngo uwizera wese atarimbwa ubugingo buhoraho. Mu izina rya Yesu Kristo tugushimiye cyane byinshi wakoze, byinshi cyane waremye hagati muri twebwe. Mana tukweretse cyane umwanya tugiye kwinjira mu ijambo ryawe, banza unyemere cyane, banza unyeze, weze umunwa wanjye, weze rwose amatwi yanjye muri rusange, weze ibyumviro byanjye, maze ubuhagire abantu bose bagiye kumva ijambo ryawe bashoboze. Imana ifite imbaraga, bavuge ibyo ukora byose, Mana bifite mu kuri kwawe. Icyo twifuje ni uko umwuka wera w'Imana aza akaganza muri amateraniro, akaganza muri twe, akadufasha kandi atureka muri byose. Ureke ugire ibintu uhindura, ugire ibintu usubiza ku bantu bawe, ko abantu bamaze igihe kirekire bari mu bibazo bitandukanye. Icyo nsabye ni uko wabashegeka, no kubabereka muri byose ko ubishoboye. Ndagushimiye byose ko ubikoze, kandi ko ubikoreye kwiyubahisha. Nsabye neza nzi ko ubikoze ku Mwami wacu. Amen. Amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza bikomeze bana mu bakunzi b'umusaraba, abakunzi dukunda kubana cyane kuri televiziyo yitwa Urukundo entre parenthèses AMOUR Dore. Dushimana cyane ko ikomeje kubana natwe, ikaba ikomeje guturinda ku bukeye n'uko bwije. Ntabwo igitwimana, nta nubwo igitureka, ahubwo iteka ryose ihora idushyizeho uburinzi bwawe budasanzwe n'igitinyiro cyawe. Niyo mpamvu turyama tukabyuka bikemera, ukagenda bikemera, ukavuga bikemera. Ni ukubera ko hari uburinzi bw'Imana bukikuriho. Rero ujye ushima Imana cyane, kuko hari benshi baba babyutse ntibe byakunda. Hari abashaka kugenda ariko bikanga, hari abashaka kuvuga ariko bikanga. Ariko Imana ishimwe cyane ko twebwe tuba byabyemeye ko tubyuka, ikemera ko tuvuga, ikemera ko tugenda, kuko iteka ryose namenye neza yuko abantu kenshi cyane tumenya amatariki yacu y'amavuko, turayamenya cyane, ariko buriya itariki yo gupfa ntago wayimenya. Kira ni ikintu Imana yishe abantu iteka ryose. Umuntu ukizi n'umwe gusa, ni Imana yo mu ijuru, niyo yonyine ibizi. Mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'imigani. Imigani ya Salomo niyo tugiye gusomamo. Igitabo cy'imigani ibice 22, turasoma ku murongo wa 4, niho tugiye gusoma. Igitabo cy'imigani ibice 22 umurongo wa 4 niho tugiye gusomaho. Hari amagambo avuga ngo 22:4, hari amagambo avuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Hari amagambo avuga ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingororano ye ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Amena. Iri jambo rero kwicisha bugufi
ni ijambo abantu benshi cyane buriya usanga kenshi badakunda guhita bamenya, ariko batazi neza yuko buriya kontara yo kwicisha bugufi ni ukwishyira hejuru. Buriya impusane yayo ni ukwishyira hejuru, kuko iyo utishyize hejuru wicisha bugufi. Niyo mpamvu ahangaha hatubwiye uwicisha bugufi, ntabwo igeze atubwira uwishyira hejuru. Muri make harimo aravuga uwicisha bugufi ingorane ashobora kuba yabona. Rero iteka ryose ijambo ry'Imana ritubwira cyane hariya mu Byahishwe agatubwira ngo atubwira amagambo avuga ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano, maze mbe nagorora buri muntu wese ibikwenye n'ibyo yakoze. Bisobanure ngo ibyo umuntu byose akora ari mu isi y'ijuru, aho waba uherereye hose uri muri iyi si, iteka ryose ibyo wakora hari ingororano ugomba kubona. Hari izo uzabona ukiri mu isi, hari n'izo ugomba kubona wamaze kuva muri iyi si. Niyo mpamvu iteka ryose iyo umuntu ari muri iyi si, hari ingororano agomba kubona mu ruhande rwiwe, zigomba kuboneka, ahubwo ziza ziri mu buryo butandukanye bitewe n'ibyo wagiye ukora, kuko ibyo wakoze byose biraza kandi ukabibona nyiri iteka ryose. Niyo mpamvu iteka ryose bavuga ngo ugomba guharanira cyane kuba wakurikiza, kuko ari n'ikibi uzakora hari ingororano uzabona. Muri make ikintu cyose umuntu yakora hari ingororano agomba kubona z'icyo kintu. Niyo mpamvu mugomba kuyangira cyane mubyitondera. Buriya niba warigeze ushaka ukora ikintu runaka, icyo wakoze cyose kizakugaruka aho waba uri hose mu buzima bwose uzaba urimo. Niba warigeze wiba, nawe bazakwiba. Niba warigeze usambana ukajya gusambanya umugore w'abandi, nawe umugore wawe bazamusamanya cyangwa abana bawe. Niba warigeze ukora ikosa runaka, nawe ugomba kumenyereza yuko hari ikintu runaka kizakugeraho. Ahubwo niyo mpamvu iteka ryose ikintu cyose wakoze, niba hari umuntu wagiriye neza, nawe iyo neza izakugarukira. Niba hari umuntu wagaburiye ashonje, nawe iyo neza uzayibona. Niba hari umuntu wakoreye ikintu runaka, nawe hari neza uzabona ivuye cyane ku Mana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ritubwiye ngo uwicisha bugufi akubaha Uwiteka. Ngo ingororano y'uwo muntu wicisha bugufi, icya mbere cyo haba harimo icyubahiro, harimo ubukire, hakabamo ikintu bita ubugingo. Iteka ryose bivuze yuko abantu benshi baragenda ariko ntabwo batunze ibintu ko ari bitatu. Ariko umuntu wese uzatunga ibintu ko ari bitatu ni umuntu uzafata umwanya wo kubaha Uwiteka, akamubahisha ibyo afite byose, akamubahisha ibyo akora byose, akamubahisha ubuzima bwose abayemo. Uyu muntu uzubaha Uwiteka mu buryo bumeze gutya, uyu nguyu afite ingororano zikomeye cyane. Nta kindi azahembwa uyu muntu usibye icyo bita ubugingo, akagira icyubahiro, akagira n'ikintu bita ubukire. Bisobanuye yuko abantu benshi bafite ubukire ariko ntibagire icyubahiro. Hano umuntu ugira icyubahiro ariko ntagire ubukire. Hano umuntu ugira icyubahiro akagira n'ubwo bukire ariko akabura icyo bita ubugingo. Ariko byose hamwe, umuntu wese uzicisha bugufi akaba yakubaha Uwiteka, byose azaba bifite uko bingana. Ntabwo bisigaye bivuga ngo kimwe cyaje ikindi kiragiye. Hoya, iyo ufunguriye kimwe upfa kuvuga ngo wamaze kumenyeza password nta yindi, ni ukwicisha bugufi. Iyo wicisha bugufi cyane ugafata umwanya wo kubaha Uwiteka, icya mbere cyo niyo mpamvu Imana itubwira ngo kubaha Uwiteka niko bwenge nyakuri, niko bwenge, kandi ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Rero kubaha Uwiteka, abantu benshi cyane bagenda bagira ngo twebwe ngo twubaha Uwiteka ngo sinzi ibiki n'ibiki. Ariko Imana icya mbere cyo yanga umuntu ushobora kuza yimenyera mu buzima bwose yashobora kuba ari gukora. Bisaba ngo Imana uyubahishe n'ibyo ukora byose, uyubahishe inzira zose waba ugenderamo, zose zubaha Uwiteka. Ariko Imana ikigukeneye icya mbere cyo ikeneye yuko uyubaha, kuko nuza kubaha Imana uzaca bugufi, ntabwo uzishyira hejuru. Uko abantu benshi cyane Imana iri kubakoresha muri iyi minsi, ugasanga umuntu niba ari nk'umuhanuzi, ugasanga Imana imukoresha ibitangaza, ahise avuga ngo ni njye ukoze ibitangaza mu ahantu hanaha. Rero ugasanga icyubahiro cy'Imana ahise agitwara. Uwo nguwo ntabwo ntabwo aciye bugufi imbere y'Imana. Ariko umuntu wese uca bugufi akubaha Uwiteka, uwo nguwo ingororano ziwe nta zindi usibye icyubahiro, ubukire n'ubugingo. Amena. Imana ikeneye yuko icyubahiro cyayo iragikeneye. Muri make mu bintu
buri Imana apfa guhita yihanganira ikintu bita icyubahiro cyayo, kuko Satani biri mu bintu byatumye ava mu ijuru, kuko yaje ashaka gufata icyo bita icyubahiro cy'Imana agashaka kukigira ikiwe, akumva agize ikintu bita ubwibone budasanzwe. Kandi iki kintu kimaze kurimbura abantu benshi batandukanye, ikintu bita icyubahiro, ukumva yuko ngo nageze ahantu runaka nta cyubahiro bampaye, ugasanga warakaye mu buryo budasanzwe. Ariko icyubahiro ntabwo ari icy'umuntu runaka, icyubahiro ni icy'Imana yonyine, nta kindi. Yesu nashimwe cyane ngo uwubaha Uwiteka akicisha bugufi, ingororano niye. Muri make niyo mpamvu Yesu yavugiye mu Ikomeje avuga ngo nkunda abankunda. Bivuze yuko niba umukunda uzitondera icyo bita amategeko yiwe. Rero ibigaragaza muri make uyu muntu afite imbuto zo no kuba zamuranga muri rusange, kuko icya mbere uyu muntu agomba kuba afite imbuto z'umwuka zigwiriye hagati muri we, akamenya neza nubaha Uwiteka. Muri make kubaha Uwiteka ni ikintu, ni process ndende cyane, abantu benshi cyane badakwiye kugita basobanukirwa mu buryo budasanzwe. Ariko iri jambo kubaha ni ijambo rifite agaciro gakomeye cyane, kandi Uwiteka arashaka yuko abantu bose aho baba bahereye mu mpera y'isi yose bagomba kwiga kubaha Uwiteka. Ariko yo waje ushaka kwerekana yuko icyubahiro cy'Uwiteka wamaze kugifata, ahangaha biragorana cyane. Bisaba ngo banza wiyoroshye cyane. Niba wumva yuko ushaka kuzanezeza Imana, banza wiyoroshye cyane, werekane yuko ntacyo umaze, muri make nta n'icyo uri cyo, ahubwo yuko Uwiteka gusa ari wenyine ufite ijambo wenyine. Amen. Rero icyubahiro cyayo, icyubahiro cy'Imana ntabwo izigera gisangira n'undi muntu. Ibyo wakora byose ntabwo izigera gisangira n'undi muntu, ntabwo bizigera bikunda, kuko iyi ni Imana iteka ryose yihagije. Kandi icyubahiro cyayo ihora igishakisha ahantu hose hashoboka. Muri make niwibeshe kuja gutwara icyubahiro cy'Imana, uzamenye neza yuko nawe ubwawe ntabwo bizigera bikugwa neza. Yesu nashimwe. Amena. Ariko uwubaha Uwiteka akaba yaca bugufi, ingorano z'uwo muntu harimo ikintu bita ubukire. Ubukire hakazamo icyubahiro, hakazamo n'ikintu bita ubugingo. Icya mbere cyo ubugingo bwo ni ikintu umuntu agomba kubona ariko yubashye Uwiteka, ariko yakoze imirimo yo gukiranuka. Ariko iteka ryose ibyo wakora byose udakora imirimo yo gukiranuka, ntabwo uzigera unezeza Imana. Amena. Ntabwo uzigera winezeza. Ariko Imana ashaka yuko abantu bahindukira bakaba mu ngeso zabo mbi zose, ibyo barimo bibwira byose bakaba babyihorera, maze bakiga ikintu cyitwa kubaha Uwiteka. Ukiga neza kuba waca bugufi, ukamenya neza ngewe kanaka ngewe ndinde. Erega ntacyo uri cyo. Icya mbere cy'umuntu wese uzi neza yuko ahumeka uyu mwuka, akamenya neza yuko ari Imana imutije uyu mwuka duhumeka. Nuko mwakora ibintu ukavuga ngo mwakoze amarobo, ngo mwakoze ibindi bintu runaka gutya na gutya, n'ubundi ibyo wakora byose utubaha Uwiteka, uzamenye neza yuko ahangaha n'ubundi uzatunga icyo bita amafaranga, ariko uzabura ubugingo. Ariko yubashye Uwiteka byose birazana, byose bikaza bikurikiranye, ari ubukene n'ubugingo n'icyubahiro byose bikaza iwawe uko wize ikintu bita kubaha Uwiteka. Amena. Uwiteka arashaka yuko icyubahiro cyiwe nta muntu n'umwe ashaka kuba yayisangira nawe. Akeneye yuko icyubahiro cyiwe ko ari ikiwe ku giti cyiwe, apana abandi bantu. Niyo mpamvu ni byose mubona birimo biza mu isi by'ibyago bitandukanye, nuko abantu batandukiriye bagatera Uwiteka umugongo. Ugasanga n'aba ngaba bose, umuntu wari we wese ugibuze wavuga yuko yitirwa n'izina ry'Uwiteka, aho ugasanga niwe wabaye promoteri wo kujya kurwanya
Uwiteka amurwanyisha ibyo akora n'ibyo avuga muri rusange, ariko igihe cyageze kugira ngo umuntu wese yongere yisuzume, yongere abanze yirebe cyane, yibaze cyane, ibyo nkora byose byerekana ko nubaha Uwiteka, ibyo mvuga byose bimeze gute? Muri make birasaba kugira ngo umuntu wese yongere atinye Uwiteka. Ni naho muzabona ibi bintu turi kubona by'ibyago bitandukanye biza mu isi bizashira, ariko twafashe umwanya wo kubaha Uwiteka. Yesu nashimwe. Tutari twafata umwanya wo kubaha Uwiteka bizagorana cyane. Ariko mugenzi wanjye, ndagusabye iyi saha nanjye nisaba, niwongere cyane, wongere wige cyane guca bugufi hagati muri wowe, kuko nta wundi dufite uko Uwiteka wenyine niwe wera gusa, wenyine niwe wera wenyine dufite. Niyo mpamvu ijambo rye ritubwira ngo muri we ngo afitemo byose, ariko ikibazo cyane afite nta kindi. Impamvu ibyo dushaka byose tutabibona nuko tubishakisha kugira ngo twishyire hejuru cyane, ugasanga nta kintu uri gushaka gukora kugira ngo Imana yo mu ijuru byibuze ize kuba yashyirwa hejuru. Ariko igihe cyageze kugira ngo buri muntu wese aho yava akagera yongere yisuzume cyane, yongere yirebeho cyane, yongere yisuzume muri rusange, ibaze cyane iyi nzira, igihe maze muri iyi nzira bimeze gute, bigaragara gute imbere y'Imana. Ariko nta kindi nuko wakongera cyane kwisuzuma kugira ngo utazi ko wagirwaho n'urubanza, kuko Imana ntabwo yitaye ku minsi waba umaze uri mu itorero. Iyo minsi nta nubwo yitayeho. Ariko icyo ngusabe isaha nuwongera ubwira Imana ngo banze wirengagize cyane burundu cyane iminsi yanjye y'ubujiji yose nagize muri njyewe, maze iyi saha unyemerere cyane, nongeye kuza mu bwiza bwawe. Uwo nshaka ni wowe, uwo nkeneye ni wowe, nkeneye kongera kuboneka naciye bugufi. Muri make abantu bose bibona iteka ryose, uwo nguwo icyambere cy'umugabane wiwe no kurimbuka iteka ryose, niko kuri kw'ijambo. Ariko Imana ikintu iri gushaka cyane cyo nuko abantu bakizwa bakongera bakubaha Uwiteka, nuko abantu bakizwa bakongera bakagira imbuto nziza, nuko abantu bakizwa bakongera bakagaragazwa n'ibintu bizima biranga umuntu wakijijwe. Yesu nashimwe cyane. Amena. Nta kindi Uwiteka akeneye kuba yaguhereza icyubahiro, akeneye kuba yaguha ubukire bwose, akeneye kuba yaguha icyo bita ubugingo. Ariko nawe ubwawe hari icyo ari kugusaba, arimo aragusaba ngo nuce bugufi gusa umwubahe birahagije. Muri make nufata umwanya wo kubaha Uwiteka, ahangaha nta kindi kibazo kizigera kibaho, kuko icyambere cy'Uwiteka azagushyira hejuru. Daniel yakoze iyo kintu gikomeye cyane. Agambira umutima aravuga ngo ntabwo nzigira nemera ko nakwandushye ibyo kurya by'ubwami, cyangwa kuba nafata ibiryo cyangwa ibyo kunywa byaho, ahubwo ngo njyewe nzemera mfata aya mazi n'ibishimo gusa bizandunge, ariko nzagaragare nubaha Uwiteka. Daniel afata umwanzuro ukomeye cyane gutyo, bituma Uwiteka amukuza, amuhesha icyubahiro, amuhesha ubukire, amuhesha n'ubugingo. Kubera kwicisha bugufi cyane umutima wiwe. Iyo turebe cyane n'umugabo bita Yobu cyane, Yobu nawe icyo kintu cyamubayeho cyane, aravuga ngo njyewe namaze kumaramaza, ntabwo nzikure kuba naba inyangamugayo. Muri make yemera kuba yakwigira insuzugurwa kugira ngo Uwiteka ashyirwe hejuru. Ariko Uwiteka nyuma yaho yaje kumuhereza icyo bita ubukire budasanzwe cyane. Uwiteka yongera mugarukaho ukundi, maze n'ubundi iyo turebye cyane ubundi dusanga Dawidi nawe ubwiwe yafashe umwanzuro ukomeye cyane, ngo njyewe nzubaha Uwiteka mu buzima bwanjye bwose iteka ryose. Ntabwo nzita yuko ndi umwami, ntabwo nzita yuko hari ikintu kameze gutya na gutya. Aremera afata umwanya aragenda abyinira Imana, yubaha Uwiteka yicisha bugufi cyane, bituma Imana ingoma yiwe yikuza. Kandi mweze n'amasezerano akomeye cyane, bituma n'Imana ivuga ngo mbonye umuntu ufite umutima umeze nk'uwo nshaka. Nta kindi cyambere cyo nuko yari yemeye yuko ari we muntu uri hasi y'abandi bose. Aravuga ngo njye nubwo nakwisuzuguza cyane imbere y'Uwiteka, ariko abaturage banjye bo bazanyubaha iteka ryose. Niyo mpamvu iteka ryose bisaba ngo banza wubahe Uwiteka kurusha ibindi byose. Nuza kwicisha bugufi, Uwiteka wenyine azagushyira hejuru mu gihe kiwe gikwiriye. Ariko ntagomba kuba wabirwanira. Icyambere icyo ugomba gushaka, shaka ikintu bita gukiranuka, wibuze cyane igisa nacyo. Naho ubundi icyubahiro cyo n'ubukire n'ubugingo biri ku muntu wese wubaha Uwiteka akicisha bugufi. Amena.
Yesu nashimwe cyane. Ibi byose biri ku muntu uba witeka akicisha bugufi. Yesu nashimwe cyane. Icya mbere cyo Imana ibanza ikibaza cyane, ibintu uri kunsaba uzabigeza gute? Ko mbona n'ubusanzwe n'umuntu utajya uca bugufi, bizagenda gute amaherezo yawe? Nimara kuguhereza ubukire bwose uri gushaka, ningwa icyubahiro uri gushaka, bizagenda gute? Ugasanga iteka ryose hari ibyo abantu bari gusaba ntibabihabwe. Kubera iki? Ibyo bashaka ntabwo bashaka ngo bize kuba ari ibintu bihesha Imana icyubahiro, ahubwo ni ibintu birize ko byasuzuguza Imana. Niyo mpamvu ubukire Imana yaguhaye bukumariye iki? Aya mazu Uwiteka yaguhaye agukorera iki? Aya mazu byibuze ahesha Imana icyubahiro? Iyi modoka Imana yaguhaye ihesha Imana icyubahiro? Hageramo abantu byibuze bagiye kuvuga Imana, cyangwa se usanga ari imodoka n'ubundi igenamo abantu bamaraya gusa, hageramo abantu babicanyi, hageramo abantu b'ibisambo, nibo basigaye bagenda mu modoka yawe. Ariko umuntu wese ubaha Uwiteka akicisha bugufi, ingorane we nta yindi ni ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Rero niba uzi neza yuko ibintu bamaze kubitakaza, reba cyane uko wakongera kugaruka cyane, kuko Yesu Kristo aracyari ku ntebe y'imbabazi kandi ategereje buri muntu wese kugira ngo amugirire neza. Yesu ibyo afite byose ni ibyacu, ari ubukire biri mu isi yose ni ibyiwe, ari amazu n'imodoka mushaka byose ni ibyiwe. Ariko banze wige cyane guca bugufi, maze Yesu nawe ubwiwe araza guhita amenya neza ikigukwiriye, nta kindi. Turimo tugira ku musozi w'ijambo ry'Imana. Reka tuwe ko twasubikira ahangaha, ariko cyane nta kindi kizagushoboza cyane kuba wagera kuri ibi bintu usibye kuba watunga ikintu bita umwuka wera. Umwuka wera muri wowe niwo uzakuyobora. Mureke dusome mu gitabo cy'Abagalatiya ku bice 5 umurongo wa 16. Abagalatiya 5:16 niyo tugiye gusoma. Hari amagambo avuga ngo, ndavuga nti muyoborwe n'umwuka, kuko ariko mutazakora ibyo kamere irarikira. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari ibyo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntuma mugitwarwa n'amategeko. Yesu yarashimwe cyane. Rero umwanzuro nyamukuru urimo cyane hano hantu, icyo Uwiteka ashaka. Icyo Uwiteka ashaka hano hantu cyane muri make, yavuze ngo arashaka yuko ngo ube wagera ubagera ngaha kuvuga ngo ugiye guca bugufi wa Uwiteka, ntabwo uzabyishoboza udafite uyu mwuka wera. Umwuka wera ni impano Yesu yadusigiye cyane, ko yavuze ngo avuga ngo umva nimugende mutegereze i Yerusalemu, niho nzabasanga, muzahabwa imbaraga umwuka wera abamanukire. Rero uwo mwuka wera utuzawubona muri make, umaze kuwubona niwe uzagufasha, niwe uzakuyobora ukoresha kuba wakwitwara ahantu hose, ukamenya neza icyo ushobora kuba wakora. Muri make uyu mwuka numara kuwugira uzagushoboza kubaha Uwiteka, uzagushoboza kwicisha bugufi, uzagushoboza neza kumenya iby'Imana ishaka n'ibyo yanga, uzagushoboza teka ryose kumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko udafite uyu mwuka n'ubundi witwara nk'abandi bose. Uko icya mbere cyo dore anga baravuga ngo dore imirimo ya kabiri agaragara ngo ni yose murayizi namwe, ariko imbuto z'umwuka wera ni ziriya zose murazizi, harimo urukundo n'amahoro no kwizera. Niyo mpamvu umuntu wese ufite izi mbuto z'umwuka biramufasha cyane kuba yakwicisha bugufi cyane, akaba yakubaha Uwiteka. Ariko umuntu uri muri kamere yiwe ntabwo yakuba Uwiteka ngo bize ko byakunda. Ariko igihe kirageze kugira ngo mufate umwanzuro, wongere ibibazo cyane. Ahangaha ndimo ndicisha bugufi uko bikwiriye. Banza wishake cyane ibintu bituma umwuka wera niwe uzagufasha. Murakoze cyane. Reka dusenge Imana. Wowe wifuza ko twagusengera mu buryo bugize, ariko icya mbere cyo banza wishakemo ikintu bituma uko nsengera cyane Imana usabe uguhereza umwuka wera, kuko niwe uzagufasha, niwe uzakuyobora, niwe uzatuma wubaha Imana, niwe uzatuma ugenda mu kuri kw'ijambo ry'Imana, niwe uzatuma utunga ibintu byose. Kuko icya mbere cyo nutunga amafaranga ufite umwuka wera, ntabwo uzigereza amafaranga agaciro cyane, kuko ubundi amafaranga ntabwo atunga mu mutima. Amafaranga ubundi ajya mu mufuka, nta nubwo atunga mu mutima. Mu mutima ajya mu Imana, nawe ubundi iyo ushyize amafaranga mu mutima bituma uyakoresha nabi. Niko bijya bigenda. Ariko bisaba ngo amafaranga ajye mu mufuka, none umutima ushyire mu Imana, bizatuma neza ubana n'Imana neza, utayisuzugura,
udasuzugura n'ibyo yaguhaye muri rusange. Mureke dusenge Imana, ariko cyane cyo menya neza yuko umuntu wese wicisha bugufi akubaha Uwiteka, ingorane ziwe nta zindi usibye ubukire n'icyubahiro n'ubugingo. Ibyo byose nibyo bintu agomba kuzabona. Imana ibahe umugisha. Uri Imana nziza, tugushimiye kuri uwera, tugushimiye ku ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo, Imana y'amahoro. Mana, tubabarire cyane aho utagiye tukubaha nk'uko bikwiriye, ntakubeshe nk'uko bikwiriye. Kristo muzima we, Mana, dushoboze gukubaha, dushoboze kugenda mu kuri kw'ijambo ryawe, mu izina rya Yesu. Utubashishe, udukomeze, utubere maso, ureke umwuka w'ubwenge, umwuka w'imbaraga yongera aganze hagati muri twebwe, mu izina rya Yesu. Ureke igitinyiro cy'Imana cyongere kitubonekeho. Mana, tugusabye ngo umurengezi mwiza, wongere udushigikire, wongere utubere maso, wongere uturengere, mu izina rya Yesu Kristo. Uduhe imbaraga zishoboza kukubaha, mu izina rya Yesu. Muri minsi ya none Mana, ngo tugeze ku mugoroba w'isi, dukeneye imbaraga, dukeneye ubutware, dukeneye ubushobozi, mu izina rya Yesu. Reka aba bantu bari kumva ijambo ryawe n'abazaryumva Kristo, ubashoboze kugira imitima imeze nk'uko ushaka, mu izina rya Yesu. Uko wishima umutima wa Dawidi, reka bariko wishimira imitima y'abasore n'abakobwa, abagabo n'abagore, mu izina rya Yesu Kristo. Ureke Imana y'amahoro ubashoboze gukubaha, bakubahishe n'ibyo bakora byose, ari aho bagenda, ari ibyo bavuga, ari ibyo bagambira byose, mu izina rya Yesu Kristo. Menyekane ko ari wowe Mana uri mu ruhande rwabo. Urakoze Kristo Mana, kutanze imbaraga zo kunesha ibyaha n'ibisa nabyo. Urakoze rwose Kristo Mana, kongeye gushigikira abantu bawe misi imeze nk'iyi ngiyi, mu izina rya Yesu. Abantu bongere ubahembure, mu izina rya Yesu Kristo. Wera wa Isiraheli we, urakoze Mana, urakoze ku ijambo ryawe rwose Kristo Mana, kuriherekeje. Ureke rwose Kristo utera abantu umwete wo kumva ijambo ryawe Mana, rica kuri televiziyo, mu izina rya Yesu, kandi ribahindure. Ntaba ari ingese mwe rugaragara, ahubwo ari rwose Kristo muzima wowe, mu izina rya Yesu. Twasenze kugira ngo wongere uhembure imitima, abantu bongere bagukunde, mu izina rya Yesu. Urakoze kubikoze, urakoze kubikore kuyubahisha. Segerize nzi kubikoze wa Kristo Yesu mwami wacu, amen. Amahoro n'imigisha bikomeze Imana mu iteka ryose. Shalom shalom. Turi kumwe. Wowe ufite ikibazo wakoresha telefone 0788227280, ukaba twavugana nta kibazo. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe mwese. Amen amen. Turi kumwe. Sawa sawa sawa.